Yesu nashimwe bene data, nizere ko mumeze neza, nizere yuko muri amahoro. Birashoboka yuko nawe hari umuntu mwamuri kumwe mu rukundo, ariko uyu muntu ukaba urimo mushidikanya ukavuga se nubwo turimo dukundana, urukundo rwacu hari ahantu ruzagera byibura? Urukundo rwacu se Imana irufite mu yihe gahunda nyirizina? Ese Imana yarushyigikiye? Ese Imana irufite mu bitekerezo byayo? Ese umugambi w'Imana ku buzima bwacu, ku buzima bw'urukundo urahari nyirizina? Ukaba uri mu byibaza ako kanya, ndetse ukabona unakundana wumva ufite urwikekwe, uvuga uti ejo n'ejo bundi dushobora gutandukana kuko ntabwo dufite gihamya neza nimba Imana ibishyigikiye. Iyi video nje kubwira ibimenyetso 7 nakora ubushakashatsi kugira ngo mbikugezeho. Ibi bimenyetso bikwereka yuko uwo muntu murimo mukundana muzabana nta kabuza, uko kose byagenda, inzira zose byanyuramo muzabana. Kabone naho yagenda akazongera akagenda akagusiga akakureka, uyu muntu muzabana, byange bikunde azakubera umutware, byange bikunde azakubera umudamu. Ngo haye ikaze rero muri iyi video, kandi subscribe ufungure n'inzogera kujya video nk'izi ngizi ndikazi gucika. Iyi video yacu uza kuza kuyilikinga, wandike no muri comment ubwira ngo nayikunze, uyisangize n'abantu benshi cyane kugira ngo bumve ibi bintu kuko ni iby'ingenzi cyane. Njye mugiye kubana kuri mikoro nitwa Eric niyo kwizerwa. Urukundo ni impano ikomeye cyane twahawe n'umukiza wacu Yesu Kristo, ubwo yemerwaga kuza kuducungura kugira ngo dukunde tubone ubugingo, tubumwe muri we, azatujyane adushyitse mu ijuru. Yabyemereye kuduheza urukundo nk'impano ikomeye kugira ngo tujye tubasha gukundana, ndetse aduhereza n'umugisha ukomeye cyane. Aravuga uti mugende muzabyare mwuroroke mwuzure isi. Rero nshuti yanjye, umuntu nakwereka urukundo akaguha urukundo ruzira uburyarya, urukundo ubona Imana ishyigikiye, mufate nk'impano ikomeye yavuye ku Mana, yavuye kuri Yesu Kristo, hanyuma umwubahe, mukundane, kuko urukundo ni ingenzi mu buzima cyane. Ikimenyetso cya mbere rero Imana ikwereka kuri uwo muntu murimo mukundana, ukamenya neza yuko uwo muntu muzabana, ni igihe muzaba muri kumwe ahantu hose mwaba muri, hanyuma ukumva Umwuka Wera ari kuguhereza amahoro menshi mu mutima wawe, ukumva iyo uri kumwe n'uwo muntu wumva utekanye, wumva uguwe neza, wumva nta cyikekwe, wumva nta kibazo na gitoya ufite muri wowe, cyaba icyerekeranye n'icyo mu mwuka cyangwa se mu mubiri, ukumva uguwe neza muri ubwo buryo iyo muri kumwe. Abahanga bavuga neza yuko iyo wumva uri kumwe n'uyu muntu umeze neza gutya, aya mahoro uba wumva ufite ni ikimenyetso ngo gikomeye cyane, kikwereka yuko ukumva umutima wawe utuje, ukumva umutima wawe uguwe neza. Ni ikimenyetso kikwereka yuko ejo ngo niyo wabana n'uwo muntu nuko uzaba wumva umeze. Muri makeya, iyo uri kumwe n'uwo muntu ukumva uratuje, ukumva uratekanye, ukumva uguwe neza, Imana ngo ibishaka kukwereka yuko ejo n'ejo bundi mwabana n'uwo muntu ukumva nta bintu by'ibibazo uzumva muri wowe, ukumva urashikamye. Rero abahanga bavuga neza yuko iki kimenyetso Imana ikunze kukikwereka ikubwira neza, cyangwa se ishaka kumenyesha yuko uwo muntu umeze gutyo uguhesha amahoro Ariwe yaguhitiyemo, yuko azakubera umutware cyangwa se akakubera umudamu. Rero nuzaba uri kumwe n'uyu muntu ukumva uratekanye, sobanukirwa neza yuko uyu muntu azakubera umudamu cyangwa se umutware. Ariko n'umuzaba wowe uri kumwe nawe ukumva ntutekanye, ukumva ntuguwe neza, ukumva urimo ufite ikikwekwe, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, ukumva yuko uwo muntu utaguhamanya n'umwuka cyangwa se n'umutima wawe yuko ari we, icyo gihe uwo muntu nta kuntu ari we muzabana. Ariko numva umeze neza muri wo mu gihe muri kumwe, ukumva uguwe neza uratekanye, ahangaha abahanga bavuga neza ko kino ari ikimenyetso cyiza kikwereka yuko Imana igushushanyiriza urugo rwawe, igushushanyiriza urugo rwawe rw'ejo hazaza, yuko uzaba utekanye mu gihe uzaba uri kumwe n'uwo muntu. Inshuti yanjye neza yuko usobanukiwe. Babisobanura neza mu ijambo ry'Imana dusanga mu Bafilipi ibice byaho 4 umurongo wa 7, havuga uti ngo amahoro y'Imana aruta ubwenge bwose azarinda imitima yanyu n'intekerezo zanyu muri Kristo Yesu. Mwakire neza ijambo ry'Imana, muti tubishimiye Imana. Ico rero ari ikimenyetso cya mbere Imana ikwereka ku mukunzi wawe mu rukundo rwanyu, ukamenya neza yuko uwo muntu ari we muzabana nta kabuza. Nubona kino kimenyetso rero nshuti yanjye, wimushidikanyaho, mushyire mu rugo, kuko wabonye icyo kimenyetso ni Imana izaba iri kukikwerekera. Ikimenyetso rero cya kabiri Imana ikwereka ku mukunzi wawe, ukamenya yuko ari we muzabana, cyangwa se mu rukundo rwanyu ukamenya yuko urwo rukundo ruzagera kure, ni igihe uzumva
afite umutima udasanzwe wo kugukunda. Ni igihe uzumva cyangwa se ni igihe uzakora ubushakashatsi ukamenya neza yuko uwo muntu agufitiye urukundo rudasanzwe, urukundo rufite ireme, urukundo rudashingiye ku irari ry'umubiri cyangwa se ku irari ry'ibigaragarira amaso, urukundo rutari urw'agahararo, urukundo rufite ishingiro cyangwa se rufite intego. Uyu muntu iyo afite mena runo rukundo, abahanga bavuga neza yuko ngo iki ngiki ari ikimenyetso ngo cyiza ngo simusiga ngo Imana ishaka kukwereka ko uwo muntu muzabana, kuko ngo kiba kisa ngo gishushanya neza yuko uwo muntu ngo azagukunda ibihe byawe byose byo kubaho. Basobanura bavuga neza yuko ngo iyo mugeze mu rugo, urukundo ngo yakwerekaga muri fiansaye, ngo urukundo akomeza kurukwereka, ngo bityo ngo urugo rwanyu rugakomera. Ngo rero niyo mpamvu ngo Imana ngo ibingibi bishyamwe ikimenyetso ikabikwereka mu gihe murimo mukundana. Rero nshuti yanjye, nubona uyu muntu urimo gukunda urukundo rw'ukuri rufite ishinyo, rufite ireme, kandi urukundo rutarimo uburyarya, rutarimo ubuhehesi, rutarimo ibishingiye ku mubiri gusa cyangwa se ku bintu, ujye umenya neza yuko uyu muntu Imana iri kumukwereka nk'ikimenyetso yuko azakubera umutware cyangwa se akakubera umudamu. Wimushidikanyaho rero, mushyire mu rugo niba ukunda icyo kimenyetso, mwemere akubera umutware, niba ukunda icyo kimenyetso mwemere akubere n'umufasha ukomeye. Ahubwo babisobanura neza mu ijambo ry'Imana dusanga mu Bakorinto ba mbere ibice bya 13 umurongo wa 4 no wa 7. Haravuga uti ngo urukundo rurihangana, rufite impuhwe, rwirinda n'ubwirasi. Rero nubona kino kimenyetso cya kabiri nkubwiye ku mukunzi wawe, menya neza yuko ariwe muzabana. Ikimenyetso cya gatatu rero uzabona ku mukunzi wawe, ukamenya neza yuko uyu muntu ariwe muzabana nta kabuza. Imana iri kubategura urugo rwiza kandi rw'umugisha. Ni igihe uzabona ku mukunzi wawe arimo afite inyota ndetse n'ubushake bwo gushyigikira inzozi zawe ufite muri wowe, afite inyota ndetse n'ubushake bwo gushyigikira imigambi yawe cyangwa se intego zawe cyangwa se inzozi zawe ufite muri wowe, ukumva afite ubushake bwo kuyumva wagera aho ugera, ukumva yishimiye kuba washyika wowe ku iterambere ryawe, ukumva igihe cyose aba ari mu ruhande rwawe rwo kuba yagufasha kugushyigikira gushyika ku byo wifuza mu buzima bwawe. Abahanga basobanura neza bavuga neza yuko ahangaha Imana ngo ibishaka kukwereka neza yuko uyu muntu Imana yamugutoranyije kugira ngo azabasha kugufasha gushyika ku byo Imana yakugeneye, kandi uwo nguwo rero nta kuntu watinya kumugira umutware, ntiwatinya kumugira umufasha, kuko uwo muntu Imana iba yaramugutoranyije mu buzima bwawe kugira ngo azagufashe gushyika ku byo yo ikugambiraho. Kandi ibyo ikugambiraho n'umugisha ukomeye n'uwo muntu ikuzanira yimusize mu buzima bwawe. Rero ni ikimenyetso kikwereka yuko Imana ibishaka kukwereka yuko utazigera ugira icyo ukena cyangwa se utazigera ugira icyo wiganyira, ahubwo ukuzuza cyangwa se utuma wuzura neza ukashyika ku mugambi wawe Imana imukuzaniye. N'uwo muntu rero Imana yakuremeye, mufata umugire umutware, mufata umugire umufasha, kandi ukomeze kumwubaha kuko Imana ibafiteho umugambi ukomeye mu buzima bwanyu kandi izabashyigikira cyane. Babisobanura neza mu ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Amosi ibice byaho 3 umurongo wa 3. Haravuga ngo babiri bajyana teretse bemeranyijwe, babiri bajyana teretse bemeranyijwe. Icyo rero ni ikimenyetso cya gatatu Imana ikwereka ku muntu murimo mukundana, ukamenya neza yuko uwo muntu ariwe muzabana, ariwe uzakubera umutware, ariwe uzakubera umufasha. Ikimenyetso cya kane rero simusiga, abahanga bagaragaza neza yuko Imana ikikwereka ku muntu muzabana, ukamenya neza yuko umuntu ariwe muzabana, ni igihe urukundo rwanyu cyangwa se urukundo rwe rutaba rushingiye ku bintu by'isi gusa. Bakomeza kubisobanura bavuga neza yuko iyo urukundo rwanyu ngo rudashingiye ku bintu by'isi gusa, rudashingiye ku bwiza, ku isura, ngo ku kimero cyiza, ngo ku mubiri ugaragara inyuma, ngo uwo muntu ngo urwo rukundo rukaba rushingiye ngo ku Mana cyangwa se ngo mu rukundo rwo kuba umukunda neza cyane, ngo icyo gihe ngo iki ngiki ni ikimenyetso kikwereka yuko ngo uyu muntu Imana imuguhitiyemo kugira ngo muzabane, kuko ngo ejo nimubana ngo nta kuntu ngo azabasha kuguterera cyangwa se kugutenguha
kubera yuko yaba yarakurikiye ibyo bintu bigaragara, azabasha kugukunda wenyine ndetse agugumane wenyine, mukomezanye wenyine, kuko atazaba ari kujarajara bitewe nuko atakurikiye iby'isi, ahubwo yakurikiye wowe gusa, kuko akagukunda urukundo rw'ukuri. Rero ahangaha no kubanza ukamakinga sure neza yuko uyu muntu agukunda, ndetse agukunda wowe wenyine, agukunda wowe ubwawe, atagukundiye ibintu bigaragarira inyuma. Numara kumakinga sure ukamenya neza yuko ibi bintu agukunda neza cyane gutyo, adashingiye ku bintu bigaragara, ujye umenya neza yuko ngo kino ari ikimenyetso Imana ikunze kwereka ngo mu rukundo, igira ngo ikwereke yuko uwo muntu nimubana n'ubundi azabasha kugukunda wenyine, azabasha kugukunda ukuri, kuko atazabasha gutuma nyine uhangayika cyangwa se ngo ajye kurarikira ibindi byo hanze. Rero iki kimenyetso Imana ikunze kucyerekana mu rukundo kugira ngo abakundana, abasore n'abakobwa bashe kucyumva neza ndetse bakiteho, bamenye neza yuko urukundo Imana ibiri urimo kandi ibiri ushyigikiye. Rero bavuga neza yuko wabisanga mu ijambo ry'Imana dusanga muri Samweli wa mbere ibice byaho 16 umurongo wa 7, haravuga ngo Imana ireba ku mutima naho abantu bakareba ku sura. Rero iyi Imana iri kukurebera ku mutima uwo muntu, menya neza yuko icyo ngicyo ari ikimenyetso Imana iri kuguheza kugira ngo ukigendereho kandi umenye neza yuko yamuguhitiyemo. Icyo ngicyo ari ikimenyetso cya kane Imana ikwereka ko urwo rukundo rwawe cyangwa se ko umukunzi wawe, ukamenya neza yuko uwo muntu ari wo muzabana. Ikimenyetso cya gatanu rero cyo kirakomeye inshuti yanjye, ni ikimenyetso kivuga ngo hari ubuhamya bw'abandi bantu batanga kuri uwo muntu, cyangwa se andi makuru aturuka ku bandi bantu, haba b'inshuti zawe cyangwa se b'umuryango wawe, aturuka kuri bo akaza kubwira. Urugero ati uyu muntu muraberanye uko bisa kose muzabana, cyangwa se uyu muntu gutyo wajya mumeze neza yuko ari mwe bw'Imana bateguriye, ukumva nyine ari kukubwira amakuru asa nkaho kubwira yuko uwo muntu uko bisa kose muzabana. Abahanga basobanurira bavuga neza yuko Imana ikunze gukoresha abantu kugira ngo baze bakubwire ibyo igushaka cyangwa se ibyo ushaka muri relationship yanyu. Rero iyo ikoresha abantu ukabona bari kuza bashima urukundo rwanyu, barushimagiza, bakababwira ati uko bisa kose mubanye mwaba muberanye, bakababwira mbega nyine inkuru zisa nkaho zerekeye no ku mubano wanyu, ndetse babashima cyane. Abahanga bavuga neza yuko Imana ikunze gukoresha aba bantu kugira ngo ize ibereke yuko ibyanyu Imana bihemugisha kandi mukwiye kwitonda, ndetse mugakundana, mukazubakana urugo ruzira ubuhemu ndetse n'ubukene, bityo mushyigikiwe n'amaboko y'Imana akomeye. Babisobanura bavuga neza yuko tubisanga mu gitabo cy'Imigani ibice byaho 20 umurongo wa 11, haravuga ngo imirimo y'umuntu izamugaragaza. Rero iyo uyu muntu afite ubuhamya cyangwa se abantu barimo bakuzanira amakuru kuri we, ukubona ayo makuru ni meza cyane, sobanukirwa umenye neza yuko uyu muntu uko bisa kose muzaba cyangwa se azakubera umutware cyangwa se akakubera umudamu. Icyo rero ikimenyetso cya gatanu Imana ikwereka muri rukundo, ukamenya neza yuko uwo muntu irimo kumukwereka wo gutya ariwe muzabana nta kabuza. Ikimenyetso cya gatandatu ni ikimenyetso kivuga ngo ni igihe uwo muntu muzamurimo mukundanye, muzaba musa nkaho mufitanye ikintu muhuriyeho, kimeze nk'ihuriro rikomeye muhuriyeho, ngo icyo kintu akaba cyo gishimangira umubano wanyu. Urugero, mufitanye muri mwebwe nk'ukwizera gukomeye cyangwa se amasengesho, gusenga, ari byo bisa nkaho bishingiye, ari nk'inkingi ikomeye ifasha urukundo rwanyu. Uyu muntu rero ngo nimuzaba mufitanye iki kintu cyerekeranye no ku Mana, ngo atari nk'irari rishingiye cyangwa se irari rikaba rifasha urukundo rwanyu, rudafashwe n'irari cyangwa se rudafashwe n'ibindi bintu bidashingiye ku Mana, ahubwo iki kintu kikaba gishingiye ku Mana, cyangwa se nk'ikintu gikomeye gishingiye ku Mana, cyo gifasha urukundo rwanyu, nk'inkingi ikomeye ifasha urukundo rwanyu. Ngo iki ngiki ngo ni ikimenyetso simusiga abahanga bagaragaza yuko uyu muntu ari we uzakubera umutware cyangwa se akakubera umudamu. Rero nshuti yanjye, mu magambo make, nimba urukundo rwanyu rushingiye ku masengesho, rukaba rushingiye mu kwizera Imana, rukaba rushingiye mu kuba mwakubaha Imana, uru rukundo byange bikunde Imana irurimo. Rero wishidikanya kuri urwo rukundo rwanyu, uwo muntu Imana yaramukugeneye, mushyire mu rugo nimba urimo ubona icyo kimenyetso, kubera ko Imana ihereza umugisha urukundo rwose rushingiye mu kuyizera, urukundo rwose rushingiye mu kuyisenga. Imana ijya ibasha kurushyigikira rukagera kure. Rero nshuti yanjye, ntukongere kumushidikanyaho, mushyire mu rugo nimba uri kubona icyo kimenyetso. Icyo ngicyo yari ikimenyetso cya gatandatu Imana ikwereka ku muntu muri kumwe mu rukundo, ukamenya neza yuko uwo muntu muzabana azakubera umutware cyangwa se akakubera umudamu.
Ikimenyetso cya karindwi uzabona ko uyu muntu ukamenya neza yuko uyu muntu Imana yabahitiyemo cyangwa se Imana yabatoranyije kugira ngo muzarwubakane mube umwaka ubera umutware undi akubera umudamu. Iki kimenyetso cyo kirakomeye cyane inshuti yanjye, urebe nimba usanga ugikora cyangwa se urebe nimba usanga ukigenderamo, hanyuma ubashe kugikurikiza cyangwa se ubashe kumenya neza yuko uwo muntu muzabana. Ni igihe ngo uzajya wumva muri wowe cyangwa se mu mirimo yawe ukora, igihe cyose ukumva uramusengera cyane, ukunze kumushyira mu isengesho ryawe igihe cyose, ukumva ukunze kuba wamusengera igihe cyose, ukumva wamushyira imbere y'Imana. Mbese mu isengesho ryawe ryose ugiye gusenga ukumva umusizi imbere y'Imana, ngo cyane cyane ngo usengera ngo umubano wanyu cyangwa se ukaba usengera ahazaza hanyu. Iki ngiki ni ikimenyetso gikomeye yuko ngo Imana irimo igushyiramo umutuzo muri wowe. Basobanura bavuga neza yuko ngahangaha ujye ukunze gusengera umukunzi wawe gutya, ngo ni igihe ngo Imana nga iba yamaze kubona yuko uwo muntu yamaze kubahitamo yuko muzabana mukuzuzanya, hanyuma igatangira kugushyiramo amagambo cyangwa se igatangira kugushyiramo amasengesho kugira ngo usengere urukundo rwanyu, ko Satani ngo icyo gihe ngo bari ruhiga cyane. Ngo niyo mpamvu ngo wumva ngo uhora ngo umusengera buri kanya cyangwa se mu isengesho ryose ugiye gusenga, byaba iryo kuryama cyangwa se kubyuka cyangwa se irindi sengesho ryose, ngo kumva ngo guhora umushyiramo. Ngo burya ngo Satani ngo aba yaramaze kuvumbura neza yuko Imana yabahaye umugisha kera mwebwe mutari mwana amenyana, yuko yabahaye umugisha yuko muzabana, umwe akaba umutware wundi cyangwa se undi akaba umudamu wundi. Hanyuma Satani agatangira gushaka kurwanya uwo mubano wanyu kugira ngo usenyuke mbere y'igihe Imana yavuze yuko muzabanira. Bityo rero ngo yumva ukomeza umusenya ako kanya, abahanga bavuga neza yuko baba bashaka cyangwa se Imana ibishaka gukomeza ikubikamo amasengesho kugira ngo ukomeze urwanye Satani, usengera urukundo rwanyu kugira ngo Satani atarusenywa cyangwa se kugira ngo Imana idashyika ku mugambi ibafiteho mu buzima bwanyu. Rero nshuti yanjye, niwumva ukomeza gusengera umukunzi wawe igihe cyose, ukumva uhora umushyira mu isengesho ryawe cyangwa se kumva ufite inyota yo gukomeza usengera umubano wanyu, ahangaho ujye umenya neza yuko iki ngiki ni ikimenyetso Imana ibigira ngo ikwereke yuko uyu muntu byange bikunde yabamenye kera, yabateguriye umubano wanyu kuva kera hose yuko muzahura mukabana mukubakana umuryango, ahubwo ikaba iri kugira ngo ukomeze gusenga Satani ibyo Imana yateguye atabiburizwamo, atabitesha agaciro. Rero nshuti yanjye, rero komeza usenge mu mubano wanyu kandi ukomeze uwereke Imana, kuko Imana izabasha kugushyigikira muri byose. Nibyo bimenyetso rero birindwi naguteguriye uyu munsi inshuti yanjye. Imana ikwereka ku mukunzi wawe ukamenya neza yuko uwo muntu ari wo muzabana nta kabuza. Rero inshuti yanjye, neza yuko wanyuzwe kandi wasobanukiwe. Iyi video nimba yagufashije, ntiwibuke kugenda ukayasubscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo video zose dusize ntizikaze gucika. Iyi video yacu uyilikinge, wandike no muri comment ubwire ngo nayikunze, uyisangize n'abantu inshuti yanjye kugira ngo iyi video isike kure. Ndabashimiye rero mwebwe twabanye muri iyi video. Imana ibahereze umugisha bo kuniga amatwi. Njye mwamuri kumwe nitwa Eric niyo kwizerwa. Imana ibahe umugisha naho ubutaha. Amen.